Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza bagiye babwirwa bagiye bacibwa intege ko ntacyo bashoboye ko ntacyo bamaze abandi bakagira ingeso itari nziza nyita nk'ingeso yo kubyigana umuntu yavuye mu buzima ugasanga bararwanira mikrofone ndetse n'utayibonye agataha yababaye ashaka ko avuga ibyiza by'uwo muntu uyu muntu yangiriye neza uyu muntu yanyishyuriye ishuri kandi ntiwabimubwiye agihari twaravuze rero Mubwire TV nta kindi tubereyo reka tubwire abantu ibyiza byabo umwihariko wacu tubivuga babyumva ndetse natwe tubasha kubivuga kuko natwe ntago ejo hacu tuhazi ariko tuvuge ngo hari abantu twahaye ibyishimo hari abantu twatumye bamenya ko tubakunda ndetse n'abandi babitunyuzamo abantu barabimenya tubwire abantu ibyiza byabo nukuri nta uyoberwa ibibi bye kandi bibi tugenda tubibwirwa ahantu hose ariko igikenewe tubwirwa ibyiza tubwire abantu ibyiza byabo tubwire abantu ko ari ingenzi tubwire abantu ko ari umugisha tubwire abantu ko tubakunda ndetse ko tubafite tunezerewe mu buzima bwacu nibyo rero twe dukora tujya dutungura abantu mujya mubibona ama surprise muradutuma tukagenda tukagera ku muntu tukamushyira indabo tukamushyira umuhanzi tukamubwira ngo turagukunda ndetse natwe abacu tugerageza kubageraho abagize isabukuru cyangwa umunsi uwo ari wo wose ntabwo ari ngombwa kurindira ko umuntu hari ikintu agira kuvuga ngo utegereje ngo isabukuru y'umuntu wenda azayigera isabukuru ntimubize ko ari abantu bagira isabukuru batakiriho isabukuru ikaba kandi umuntu yavuye mu buzima tubwire abantu rero ibyiza byabo tubibabwire duhari tubibabwire nabo bahari tubibabwire bakibasha kubyumva nibyo Mubwire TV dukora kandi turabakunda Imana ibaha umugisha bantu mwakoze subscribe bantu mudukurikirana bantu munyandikira mukambwira ngo mukunda ibintu nkora nukuri Imana ibaha umugisha nanjye ndabakunda kandi ndahari ku bwanyu hamwe namwe tuzagera kure n'ibihumbi 100 tuzabigeramo bwira abantu bose bakore subscribe nimba wowe uzi Mubwire TV hindukira ubaza abantu nimba ureba iki kiganiro maze ngo ese Mubwire TV urayizi nimba atayizi mubwire ngo ni cana itagira amatiku ni cana itibasira ku bantu ahubwo ni cana itanga urukundo nawe akore subscribe hanyuma muduteze imbere tugere kure hanyuma rero uyu munsi ikintu tugiye kuganira murabizi ko tutatunguye abantu tujya tureba tukavuga ngo ni iki twavugaho muri rusange tutibanze ku muntu umwe ahubwo tukibanda muri rusange twese ikintu cyatugira umumaro ndetse nimba ari cyo gukosoka tukakireba tukaba twagikosora uyu munsi rero ikintu natekereje tugiye kuganira ubushize ikiganiro twaganiriye ku bantu b'abanyeshyari abantu bagira ishyari nibo twavuzeho uyu munsi rero tugiye no kurebera hamwe abantu bagira iki mu nyangire mu nyangire rero igendana n'ibintu bitatu bigendana mu nyangire igendana iva ku ishyari ikagendana n'abo bantu bagira ishyari ndetse ikagira n'abantu bakunda ibintu byo gusebanya abo bantu ubundi umuntu usebanya ntatana na mu nyangire kuko kugira ngo nyina kwangisha umuntu abanza gukora icyo bita kumusebya uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bantu bagira mu nyangire nimba uri kuri Mubwire TV urwaye iyo ndwara mbi pe uyihane uyireke ndetse nimba ari n'abantu zibagira mu nyangire nabo basabire Kristo abagenderere kugira ngo bareke iyo ngeso kuko mu nyangire ni mbi mbere yuko rero mbabwira kuri mu nyangire reka tubanze tuvuge mbarangira ahantu ushaka gukora ibintu byiza ibintu by'ubwenge ibintu bishobora gutuma mumera neza ndetse mukarushaho gusa neza uyu munsi umuntu wa mbere ngiye kubarangira ni Grace murabona ko nambaye n'ikanzu nziza ariko imaze igihe mutareba mukavuga ngo wenda uko mubona itari nziza cyane ariko iyi kanzu ni Grace wayindodeye ni kanzu nziza cyane ndetse adoda n'ibindi byiza kurushaho ikanzu imaze igihe kinini cyane no mu myaka nk'itatu cyangwa 2 ishize ariko adoda n'ibindi byiza Grace rero ni umutayeri mwiza ndetse wubahiriza igihe yaguhaye ndetse ko wifuza umwenda ushobora kuvuga se ko idoze nabi iyi ngiye niyo nahisemo nawe ushobora guhitamo ibyawe ibyo wahitamo byose arabikudodera ndetse akabiguhera ku gihe akorera mu isoko rero rya Nyarugenge niho Grace akorera nimero ni 0788 5095 Grace uramuhamagara ukamwandikira kuri WhatsApp uri hanze y'igihugu uri mu Rwanda hose arakudodera ndetse umwenda akawuguhera igihe hanyuma rero ukeneye kwambara neza imyenda isanzwe ya caguwa gana muri Chic yinjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera Nunu aragufasha aguha imyenda myiza ndetse ijyanye n'igihe hanyuma ukeneye imodoka za hybrid imodoka zijyanye n'igihe Fabiola nawe arahari kugira ngo aguhe imodoka nziza kuri 0788 98 13 097 hanyuma
ukeneye amavaze, ukeneye jardin, ukeneye indabo, ukeneye ko iwawe hamera neza. Ivete nawe arahari kuri 0788651258. Hanyuma rero dusoze turya neza. Abantu mukeneye inyama nziza, abantu mufite abashyitsi mukeneye inyama nyinshi nziza, kandi abashyitsi bari burye ntibagira ibibazo mu nda. Yewe uzi kurya nabi. Najyaga mbona abantu ubundi iyo muvuye muri weekend nibwo mubona abantu bariye nabi, bazengurutse mu birori, bazengurutse basura abantu. Ubundi umuntu akaza ku kazi akananirwa gukora akazi, akananirwa gutanga umusaruro, akirirwa yiruka vaye kuri toilette. Umva, ni murya inyama nziza, ibintu bitasaziye muri frigo, ibintu bitashaje, mugira ubuzima bwiza. Nta wundi rero wabaha ibyo bintu ni Tente kuri 0788449444. Tente akora Kicukiro, umanutse ujya nko kwa Gitwaza, kwahita ukata umuhanda ujya kwa Karirosi, aho hafi busheri banza iri ruguru y'umuhanda niho Tente akorera. Kandi sinangombwa kuhagera, muhamagare, ni inyangamugayo, ni inshuti yanjye pe, ndamutangira ubuhamya. Muhamagare umubwire ngo nkeneye ibiro 5, nimba ari 5 ni 5, nimba ari 10 ni 10. Ibyo musabye arabiguha, ndetse bakubahiriza igihe kandi baguha ibintu byiza, abantu barya ntibagire ikibazo. Ngaho rero twagiye uyu munsi tugiye kuganira kuri munyangire. Munyangire rero wakoze se munyangire ni iki? Wowe ukabutanayizi cyangwa utayisobanukiwe. Munyangire ni ukwangisha umuntu. Umuntu akakwangisha umuntu bitewe n'inyungu ze, cyangwa bitewe n'ibibazo bafitanye, cyangwa bitewe n'iki n'umusaruro yari amwitezemo ntawe umubonemo. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kubona ibyo bintu akabona bitaragenze nk'uko abyifuza, nta kindi akora, aragenda akamwangisha abantu. Noneho rero yakubitana n'abantu bumva amabwire. Hari abantu bavuga amabwire, bavuga inkuru, hakaba ari n'abandi bantu bazi kumva amabwire, nyine batagira analize cyangwa gutekereza kabiri. Ubundi nimba wumvisha ikintu ukaba uzi ko atari wowe nyiri ubwite wakivugiye, wowe bari kukibwira, itondere kuhita wemeza icyo kintu. Tekereza kabiri, analiza nk'umuntu mukuru. Gatari ko se ibi bintu koko uyu muntu yabikora? Ese ibi bintu kubikora abifitemo izihe nyungu? Ese uyu muntu utekereze, apana kuba umuntu akuzana ikintu cy'igihuha cyangwa inkuru iraho niyo yaba ari ukuri, wihubuka ngo uhite ufata uvuge ngo ibi bintu ndabyemeje nibyo. Ese ubundi koko byaba ari nabyo? Wabanje ubaza uwo muntu, se ni iki cyabiguteye? Ese nk'umuntu w'inshuti yanjye ni iki cyaguteye kumpemukira? Ese nk'umuntu w'inshuti yanjye ni iki cyaguteye kumvuga? Ese nk'umuntu w'inshuti yanjye ni iki cyaguteye kunsebya? Wenda ni munyangire uwo muntu azanye aje kukwangisha umuntu bitewe n'iki, n'uruhare abona mufitanye, n'umubano mufitanye, cyangwa n'ukuntu abona ko umuntu ari uw'ingenzi mu buzima bwawe, ahubwo agashaka kumugukuraho. Ibyo bintu mujye mubitekereza. Munyangire rero, munyangire sinzi ukuntu ndi buyisobanure, ariko munyangire umuntu ashobora kugira gute? Kuzana kukwangisha umuntu akabangisha umuntu nko mu muryango. N'urugero duhere mu muryango, ugasanga umuntu wenda uri mu muryango, n'urugero nk'umuryango nashatsemo, nje mu muryango, umuntu akifata wenyine kandi ntanakuzi, ntazi n'amakuru yawe, nibwo akubonye, cyangwa wenda we bitewe n'imitekerereze ye, bitewe n'uko yaramutse cyangwa n'uko nawe waramutse, aje kukureba, hari ibyo mutumvikanye, akahita agenda agakongeza umuryango wose. Uriya mugore ni mubi, uriya se muzamushobora, uriya ni mubi, uriya aje guca umuryango, uriya nta hantu azageza umuryango. Ya munyangire ivuye ku muntu umwe, wenda mutandi, sinangombwa rega ko abantu bose mwumvikana, ni byiza n'umugisha mwumvikanye, ariko mu gihe bitakunze se ari byo mutemeranya, cyangwa umuntu adashaka kugutwara, udashaka gutwara nk'uko ashaka. Rega hari abantu bigira nk'abayobozi bo kuyobora ubuzima bw'abandi, ugasanga umuntu arashaka kugendera kuri kondisiyo ze. Urugero nk'ibyo nitangagaho, urugero wenda ndi mu muryango, nshatse mu muryango, ugasanga wenda nyoko bukwe arashaka kuyobora, arashaka kuba ari we uyobora urugo, ni icyo atemeje ntikibe. Muramukazi wawe agasanga arashaka ko utwarwa gutya, yabona abantu bagusuye, yego kwese bariya si nta kandi kazi bajya birirwa mu rugo rwe basura baya. Kandi urugero wowe n'uwo mubana nta n'ikintu bibatwaye, nta n'ikintu bibangamiye. Hakaba rero uwo muntu kubera ibintu, imyizerere cyangwa imitekerereze n'imyumvire ye, agashaka kuyijyanisha uko ashaka kugira ngo abayobore. Iyo bitagenze neza rero aragukongeza akakwangisha abantu. Aho ni mu muryango. Mu kazi naho habamo munyangire, uko ahantu hose hagenda haba ishyari. Nababwiye ngo ishyari na munyangire ubundi biragendana.
umuntu ashobora kugira ishyari yagera akavuga ati reka sha buretse mwereke mwangisha abantu bose, akagukomanyiriza abantu bakakwanga, ukakibona umeze nk'ikisi, wagera ahantu abantu bakaguhunga kandi nta kibazo bari bagufiteho. Iyo ni mu nyangire. Rero no mu itorero nawe hashobora kuba mu nyangire. Mu itorero hashobora kuba mu nyangire, umuntu akazana igihuha cyane cyane, ugasanga umuntu aragukongesha aravuze ati wenda uyu muntu ni umurozi. Ushobora kweza ngo mu itorero cyane cyane, nababwiye ko mu itorero abantu bose birirwa bagenda ku cyumweru atari kuvuga ngo ni abakristo cyangwa barakijijwe. Hari n'abapagani bo mu nsengero, bapagani babuze ahantu bihishira, babuze ahantu bakorera amabi yabo, biyorosa ishusho yo kuza kwishira mu nzu y'Imana. Abo bapagani rero iyo bageze no mu nzu y'Imana naho bazana mu nyangire, ugasanga bangishije abantu bakavuga ngo uyu muntu ni umurozi, uyu muntu araroga, uyu muntu. Kandi urugero, abana bahoriwe, abana baryiwe, aho atuye aturanye n'abantu, ndetse n'inshuti no mu itorero hari abantu b'inshuti ze, nta muntu araroga, nta n'umuntu mu itorero, iryo torero wenda rimaze n'imyaka nka 40 cyangwa 50 anaririmo, nta muntu urapfa ngo avuge ngo niwe yazize. Ukibaza nk'icyo kintu ni igiki? Ugasanga umuntu neza amwambitse ishusho yo kuvuga ati uyu muntu araroga, cyangwa ikindi nyine nibyo mu itorero. Ugasanga umwana w'umukobwa bamwambitse icyasha, bavuga ati ni umusambanyi, urasa arakijijwe. Itorero ryaba rigiye kumuha inshingano ati reka wenda uwo muntu ufite mu nyangire, uwo nguko magiriza abantu ari nko muri nyobozi, ati reka uriya mukobwa urataha ibicuku, uriya mukobwa yarananiranye. Kandi itorero ryafashe umwanya wo kumugenzura, ariko we akagira gute, akamukomanyiriza. Hari ibintu rero abantu bakunda kumva amabwire cyangwa bakirizo mu nyangire bagenderaho. Ugasanga umuntu aravuze ngo none se ngo ngiye ngo uyu muntu ngo abavandimwe banjye ngo baramuzi, ngo inshuti zanjye ngo ziramuzi, ngo zimuzi gutya. Ese mbere yo kwemeza ko izo inshuti zawe zimuzi cyangwa abavandimwe bawe bamuzi bate? Ese uzi barapfuye iki? Ako twari n'abantu batemera kuba ibikoresho by'abandi. Ibikoresho by'abantu, tuvuga urugero ngiye nk'uko nka cameraman turi kumwe turi gukorana ikiganiro. Cameraman ashaka kuba ari kumfatira ankorera nyine dukorana, afata ibiganiro byanjye. Noneho hakagira undi muntu w'inshuti ye, umuzi nyine uzi ko tunakorana, nawe akaba ari inshuti ye. N'urugero ngiye kubaho. Noneho iyo baba inshuti, uwo muntu akajya ashaka ko cameraman amushyira amakuru yanjye atari meza. Amakuru atari meza harimo yo kunsebya, umuntu ubundi avuze ukuri nta kintu biba bitwaye. Ariko ugasanga wenda uwo muntu tagetiye arashaka ko cameraman n'urugero ahora mu amakuru atari meza. Ese buriya bari abantu abatungura byagenze gute? Ese biriya bintu abikora gute? Ese buriya koko ziriya envelope koko ziba zirimo amafaranga? Cameraman n'urugero akamubwira ati amafaranga barimo, ati amafaranga barimo, kandi bari abantu ntituba tubazi, nyine wakamubwiza ukuri. Bitewe n'amakuru rero uwo muntu ashaka ko cameraman ari yamuha, we kandi akaba atari yamuha kuko wenda ntakeneye kubeshya, nta kintu dupfa ngo ansebye cyangwa nyandagaze, bitewe n'amakuru mazima muhaye. Uwo nguwo akahita agenda akahita avuga ati reka ati uriya muntu rero mubona ko ati na cameraman baziranye, ati byagenze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Kandi we amujijije iki? Amujije ko amakuru yamushakagamo atari yo yagize gute yamuhaye. Bishatse kuvuga iki? Itondera abantu baza kubwira ibintu ngo uhite ubyemeza, ngo wemeze ngo uyu muntu koko ngo nibyo, ngo uyu muntu ngo koko ngo nibyo, ngo ntago ngo yamwanga, ngo ubuse ngo yamusebya gute. Nguriya muntu rwose turamuzi, rwose yashatse mu muryango wacu, nibyo ibyo bamuvuga nibyo. Kandi mu by'ukuri ndetse nimujya mubona umuntu ukaba ugiye mu muryango n'urugero usanzwe ukundana n'abo bantu ugiye gushakamo, bagukunda bagutetesha, kabone wenda baranagusengeye, barahoraga banasenga bakwifuza ngo mwana we uyu muntu niwe dukeneye umukazana, uyu mukwe rwose, uyu mukwe aje mu muryango wacu turabona yagira ibintu bimwe ashyira ku murongo bitewe n'ukuntu bakubona n'icyubahiro cyawe n'ukuntu uri umugabo mwiza, umuryango ukajya ugusengera. Ako wagera muri uwo muryango bitewe nuko bakwiteze n'ibyo bakwifuzamo, wenda barashaka kuzajya wirirwa ubaha inkuru z'ubuzima bwawe, detaye zawe n'umugore wawe cyangwa zawe n'umugabo wawe. Abo bantu rero bitabahaye ayo makuru, nshuti yanjye, none se bakwishimira? Baragukomanyiriza, bagusebye, bakuvuge nabi, baguharabike,
abantu bakwange, abantu uve nk'ahantu ugere nk'icyangwa usanga abantu barakuzi kuri mubi kandi mu by'ukuri utari na mubi. Abakuzi neza byawe nijya nkubwira ngo bifuza kukugumana, bifuza kugukomeza, ariko kubera iki yamunyangire? Nk'abantu bimureke kwihagarara mvuge ngo umuntu ngo ndamuzi, nta muntu umenya undi neza. Umuntu twese utuzi ni Kristo wenyine. Iyi munyangire rero umva abantu neza ngo ye ngurangiye simwiyumvamo, numwiyumvamo se mwapfuye iki? Ngo ya ngo yigeze kugirana ikibazo ngo na kameramani, ngo kandi icyo kibazo cyabo ngo ntago cyakemutse. Kuba kitarakemutse icyo kibazo koko ubundi koko urabizi ko gihari? Ese uwo muntu uri kubivuga kabone niyo yaba ari umuvandimwe wawe, kabone niyo yaba ari mama wawe, kabone niyo yaba ari mushiki wawe, wowe ubyizeye gute? Ngiye murambabwira ati Bible rivuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, wowe ni gute wizerera mu bantu? Ugasanga umuryango wose wanze umuntu pe, wanze umuntu, n'umuntu nguriya muntu ngo ntago twebwe ngo reka ngo twebwe bwacu ntidukorana. Noneho ugasanga biravuga n'umuntu w'umukristo ngo ngiye ngo bure ngo singiye nkorana nabyo, mama mudiyakoni, ukihandagaza ngo umuntu ntukorana nawe. Ese umuntu ntukorana nawe ntiwumvikana nawe kandi uri umugenzi uri kujya mu ijuru, iryo juru ujyamo ni iryahe? Ese ubuzima bwawe burangiye ufitanye urubanza n'umuntu? Ijambo ry'Imana ko bitubwira ngo mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose iki? Amahoro. Gerageza kubana n'abantu amahoro, abakunaniye nyine ubareke, ariko nunabareka wibareka ujya kubakongwa imangiriza ahandi. Wijya mu rugo rw'abandi ujye guteranya abantu, wijya mu rugo rw'abandi ujye guteranya umugore n'umugabo, wijya mu rugo rw'abandi, ibintu bidasobanutse. Izi munyangire rero abantu bakanga umuntu bitewe n'inyungu wowe ubifitemo zawe, n'ibyo mutagenze neza, n'ibyo mutumvikanye. Hari abantu bahigira abandi ngo bazabakomesha, bazabahemukira, surtout cyane cyane ibintu byo kuri social media. Ntimukabyizereremo ngo uzenga umuntu akabona arazenguruka avuga umuntu n'urugero, bishobora kuba ari ibyo simbihakanye, ariko bishobora no kuba atari byo bitewe n'inyungu abantu babifitemo. None se ubu ntabwo murabona urugero ko ijambo titre y'ikintu ukabona neza ni titre nawe ikagutera gushyuha agana kuvuga ngo reka mbere ibi bintu, ugatangira ukarinda usoza icyo kintu nta hantu kibonye. Nese ibyo ntabwo byakaguhaye ishusho yo kuvuga ngo kuki ibintu byose tubyizera tubyemera? Iyi rero mu nyangire yo rwose iragatsindwa. Abantu bagira mu nyangire baba bakunda no kumva amabwire neza. Umuntu ntanarize ngo bitewe nk'ubu nkanjye nkifata n'urugero nkabwira abavandimwe banjye, ngatamubwira ati shawo mva kanange urugero kameramani nyine niwe turi kumwe, kameramani wanjye muzamwe uriya ni umugome kandi ubwo ndi kuvuga ngo ni umugome niki? Twarakoranye, dukoranye umwaka umwe cyangwa dukoranye ibiri, hari ibyo tutumvikanye, akeneye iterambere ryo mu buzima bwe, akeneye kwaguka, nanjye wenda nta bushobozi mfite, cyangwa nanjye mfite inyungu zanjye, cyangwa mfite ibitagenda neza, ndabona umushahara ariko nsaba bitavamo, narangiza rero kubigenderaho nkavuga ati buretse azajya se gukora he handi, reka nzababwira ukuntu ari umugome, nzababwira ukuntu yica gahunda, nzababwira ukuntu ataguha ibiganiro byawe neza, kandi igihe mwari muri kumwe waramushimaga, ukajya unamusabira umugisha, ukamubwira ati rwose sha ukora neza, Imana izaguha umugisha. Nubwo dutandukanye wenda nifuzaga ko dutandukana, ariko bitewe n'inyungu wari umufitemo, kandi nawe afite izo yifuza kugeraho, nturi kubahiriza ibyo agusaba, cyangwa nawe akeneye kwaguka, yabonye aho bamuhameje, wowe rero ukahita ufata inzira yo kuyoboka yo kuvuga ngo reka ngende mwangisha abantu. Hariho rero n'ababishobokera rwose bikabakundira, umuntu agahera kwa mbere akarinda agera ku cyumweru asebye umuntu, nyine amwangisha abantu, munyangire akongeza. Ariko ibyo bintu muba mukora, ndababwiza ukuri, ibyo dukora byose mujye mwibuka ko bizatujyana mu rubanza. Ugasanga abantu murakorana, mubonye umwana mushyashya mu kazi, umuntu umwe yise azanye ngiye nguriya muntu se ngo murabona tuzamushobora, nguriya ngo aziranye na chef. Kuba baziranye se bihuriye, wabanje ukareba ko icyo akora agishoboye. Reka kuba basuhuzanyije si ngombwa, nimba mwaramenyere ko abantu bavugana bavuga amagambo yo gusebya abandi, ntabwo abantu bose ariko bateye ngo uvuge ngo umuntu ngo kuko ngo ari kuvugana n'uriya ngo buriya nitwe bari kuvuga.
abantu baba bafite ibintu bahuriye. Ubuse nta bantu bahurira mu kazi kandi bagakundana ubuzima bukagera kure bagahinduka abavandimwe kandi yaramukuye mu kazi. Ubu ugira ngo izo nkuru zo mu kazi se nizo bahoramo? Izo se mwazivuga kangahe? Mwazivuga icyumweru kimwe mukazivuga umwaka? Ntago bishoboka. Ibintu bya Munyangire bireze. Abantu benshi je narabwiye ngo aho nagire muri ibi biganiro nakira abantu benshi bababaye, aba mama benshi, abantu bari mu ngo, abantu bashatse bagashaka n'abagabo babikundaniye, abagabo babarambagije babahisemo, bagera mu ngo baramukazi bakabazutaguza kajeberwa bakumanyiriza, cyangwa ugasanga ni n'inshuti yawe, ni n'inshuti y'umugabo mwamwinjije mu muryango, ndetse wenda ni nawe wamuzanye akakuzanira Munyangire akagusebya, wazagira Imana utazi icyo uzira, ukumva umugabo arakubwira ati kanaka wowe ibintu ugenda ubwira kanaka, kandi uwo muntu ngo ni inshuti yawe niwe wamushyize imbere. Za Munyangire wowe ujya kubwira kwiza inkuru, wowe ujya gusebya umuntu, wowe ujya kuvuga umuntu, ndetse n'abakozi b'Imana mwirirwa muharabika, wowe uri umucamanza w'Imana. Igiye ko kizagera ndetse ko kizagera kigasohora, twese ibyo twakoze bikatuza imbere. Nabo bantu nimba ari abariganya, nimba ari abanyamitwe, ese ujya kwemeza ko umuntu ari umunyamitwe? Cyagiye wamwemeraga, byagiye ibyo mwasengeye byakunze, cyagiye ibyo mwagana, ibyo bintu yakufashije bikagera hakugeze ku rwego ngewe simwumva, ngewe simusha, wowe ntumwumva, ariko reka bamwumva babane nawe kuko hari icyo bari kumubonamo. Ndetse nimba ari no kuba birabareba, urubanza rufite nyirarwo uzaruca kandi azaruca neza, ni umucamanza Kristo utabera. Ariko uvuye Gasyata, ugeze Karuruma, ugeze Kinamba, ugeze Gisozi, uragenda umuntu wese umukomanyiriza umuteranya n'abantu. Umuntu afite abantu bamuhamagaraga, bamusuraga, abantu bamufashaga, ajye kubona abantu barikubye, communication yarayibuze, nta muntu ukimuhamagara, nabahamagaye bafata telefone gutya bakavuga wisara tubaza iki, wa munyamagambo, wa munyeshyari. Kandi wowe nyiri ubwite urabizi neza ko nta magambo yakuvuze, ndetse nta nayo yakubwiye, nta shyari yakugiriye, no mu gihe muba nta muntu aragirira ishyari ngo ubibone. Ariko ikintu cy'igihuha cya Munyangire, mutekereza Munyangire, kandi ndababwiye ngo Munyangire wikwanga umuntu ngo nuko abavandimwe bawe bamwanga, wikwanga umuntu ngo nuko ngo we bagiranye ikibazo. Ese kuki utumva ko umuvandimwe wawe ari we waba ufite n'amakosa? Wikwanga umuntu kuko ku kazi abantu bose bamwanga. Hari umuntu abantu ahantu hose bakundaga kumwanga, bamutererana, bamugira munyamafuti, bamugira iki. Kandi narababwiye ngo ntukabone igitabo ngo ukijaje ngo utamenye, ngo urebe ngo kava ngo uvuga ngo irashaje yaracikaguritse, imbere ashobora kuba harimo ubutunzi bwinshi, kikaba cyarashazije icyo gitabo kubera ko amaboko menshi yagifasha gisoma, kandi abagisomye bakaba barabonye ubutunzi. Rero wikwanga umuntu, abantu bafite ibintu bitandukanye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bafite, wowe upfa kureba umuntu gusa housing ukavuga ngo bari mu modoka nziza yakubisemo filime ngo avuye muri etage. Uzi ibibazo abantu bafite bari muri etage? Uzi ibibazo abantu bafite bari mu nzu nziza? Uzi ibibazo abantu bafite bari mu kazi keza, bari mu maposti meza? Ahantu hose wa mugani bararira, bafite ibibazo bitandukanye. Rero abantu bakeneye abantu bagira gute, babakirana neza. Nimba uyu munsi umuntu mwakire neza akaguhutaza, wihita uvuga ngo nshyizeho barriere, ngo yangobera ngo nta hantu tuzahurira. Wenda uwo munsi yaramutse nabi, wenda aje mu nzira bamwandikira, aje ku kazi bamwandikira, ari kwibaza ngo ese mana yangize contravention bampaye ndazikundishyura icyo nkuye, zimaze kuba 3 kandi ndenze iminsi ngahe barankira mu mande, none imodoka bazayifate. Wenda afite umurwayi urembye uri muri Faisal cyangwa uri muri Centre de Santé, bavuze ngo bakiriye witeka, bavuga ngo iyi kanseri yamaze kurenga. Wowe rero ugiye aho ngo kuva yakwimukira muri etage ngo yari irasi, uzi yari mu kanyemiki, uzi yarahuriyemo n'iki? Ukahita ugenda ugafata abantu ngo ni mubizi ukuntu twasenganaga, ni muzi imisozi twazamukanaga za Kanyarira dusengana, Imana itaramugira neza, ariko we yamugereje muri etage shawe ikamuha n'iriya modoka, ujyayo ugasanga ameza arya.
wenda yarwaye n'urukeba ameze atya ntahindukire. Ni ukuri ngewe ibintu bisigaye bimbabaza, mba numva ntazi ukuntu nabivuga, ariko abantu tureke guca imanza, ureke no kugenda wangisha umuntu abantu. Nimba ufitanye ikibazo na Sylvie, wowe tugifitanye ngewe tukigumane nge nawe, izindi nshuti duhuriyeho wowe urajya kuzikongeza, ni urumuri uri gukongeza cyangwa uri gukongeza umwijima. Ibintu nababwiraga rero, abantu bagira mu nyangire bagenda bangisha abantu, ntibatana n'amagambo, ntibatana no gusebanya. Hita usubiza ubwenge, wowe ucyumva iki kiganiro, subiza ubwenge inyuma. Tekereza wa muntu waje kukwangisha umuntu, tekereza wa muntu waje kukubwira umuntu. Iyo mwicaranye ubundi umunsi inkuru muganira, wumva haburamo abantu batatavuga. Buri munsi ntawe urakubwira abantu, ndetse n'ikimenyimenyi n'inshuti zarazivuga. Inshuti ze wajya kubona ukabona niza yirukansa ajya kureba ati uriya ni inshuti yanjye, ati rubwo yananiye ariko ni kopine wanjye. Abo bantu bafite mu nyangire nimbi, wikwangisha abantu umuntu, nimba hari icyo wamubonyemo, nimba hari kitagenda neza, tegereza abo bantu nabo bazakibona, kandi nabo bakibonere. Apana ibintu byo kuzenguruka, wazengurutsa uvuye hano ugiye aha uri kugenda uvuga umuntu. Byihorere, ntabwo uri umucamanza arahari, kandi imanza azazica neza. Nimba ibyo uvuga kuko ari ukuri, umucamanza wundi ni igihe kigaragaza ukuri. Nimba koko ibyo uvuga ari ukuri, nimba uwo muntu ari umuhemu, nimba uwo muntu ari umunyamitwe, nimba uwo muntu nta cyiza afite, nta cyiza umubonamo, rindira nabo igihe kizagera nabo babigaragarize. Ariko tureke ibintu byo gukomanyiriza abantu, ureke ibintu byo guteranya abantu, ibintu bya munyangire, nyangira kanaka kuko ngewe n'umushuti wanjye tutumvikana neza, ngewe na Christella, wenda reka mvuga inshuti yanjye Christella, ngewe na Christella wowe na Christella mufitanye ikibazo, windenganya ngo nuko ngewe nkunze Christella, ni inshuti yanjye. Ngo kuko ngo Christella na Jose ngo ari abashuti, ngo ngewe nkaba mbona Jose tutari guhuza neza, ngo ubwo na Christella ndamwanze kuko ari inshuti ya Jose, kandi nanjye nkaba narahoze ni inshuti. Ariko ko ari bitagenda neza, wenda hari n'ibyo ari kumbonamo bidasobanutse, ugasanga na Christella mugendereje aho, ntangiye kugenda mbasebye. Ibyo bintu ntago ari byiza, ntago ari byiza. Umuntu ufite inshuti, nimba inshuti zawe ubona ko harega ari igihe umuntu agera n'ahantu akabona koko ntibijyanye cyangwa bitewe n'imico abantu badafite, sezerera abantu neza bave mu buzima bwawe, ariko ureke kubasebya, ndetse ureke no kubagonganyisha, ndetse ureke ibyo bintu bya munyangire byo kubwira abantu umuntu umuteranya ndetse bitameze neza cyane cyane. Ndetse n'abantu mugira ibintu bya munyangire byo kwangisha abakozi b'Imana, abantu bavuga ubutumwa, abantu b'abanyamasengesho, kirirwa ugenda ubabangisha, ndetse ntuzi abantu uri kubwira. Ntabwo urwego uriho rw'imyizerere abo bantu nabo baruriho. Urasanga uri kubwira umugabo wawe ngo pasiteri wacu ngo ntabwo yari amaturo, pasiteri wacu ni umusinzi, ni urugero, ntiwanamufasha sinda. Uwo mugabo ubwira ni umunyantege nke. Wowe ushobora kwihangana ugahindura itorero, ushobora no kwihangana ukabona umwanya ukajya gusengera mu butayu, ni urugero, ariko uwo mugabo uri kuzanira ayo makuru, uri kumwangisha abantu b'Imana, ajyaho abijyemo ati kuko byazanywe n'umugore wanjye, kuko nibyo buri uriya mupasiteri njye sinzasubira mu nsengero, birirwa barya amaturo, n'ibisambo, kandi nta n'icumi ryawe bararya, n'umugore wawe ntayagira, ntayarabaha, mukabigenderamo, ugasanga ushyizeho urusika hagati y'abantu b'Imana n'abantu bagakwiye gukizwa bitewe n'ayo makuru, bitewe n'ayo makuru watanze. Kandi wowe uzi ngo ni inkuru gusa uri gutanga, mwitondere n'ibi bintu, cyane cyane abantu muvuga abantu b'Imana, nimureke nimba babeshya, nimba ari abanyamitwe, nimba bafite izindi manza zabo, nababwiye ko umucamanza ahari kandi azazica neza. Igihe kizagera gisore ingororano, buri muntu wese agororerwe. Ntabwo ari twe rero dukwiye guca imanza, nta nubwo ari twe tujajinga, nimutegereze Kristo azikorera ibye. Ariko ibintu byo kwangisha abantu abandi, ubu hari abantu bavuye mu nzu y'Imana, ubu hari abantu batagera mu rusengero, bose ni bamwe, bose ni bamwe, bose ni bamwe, ni bamwe nande, bose ni bamwe nande, bose ni bamwe nande. Twitondere ibintu twemeza, twitondere ibintu twishyiramo, twitondere amakuru yose twakira. Amakuru yose wakire ntabwo ari meza. Nk'umuntu mukuru ugira analize, kandi nawe utekereze kabiri, ugenzure, uvuge ngo ese ibi bintu koko nibyo, ese ibi bintu koko, ese byaba bitari byo, biraterwa n'iki. Hanyuma
bizagenda neza ndetse Imana izadufasha. Mwirinde rero izo za munyangire. Nimba ufitanye n'umuntu ikibazo, inama ngiye nanabagira ni mu gikemura ikibazo mukirangize mubane amahoro. Bakavuga ngo ni iherezo ryawe, Sylvie birarangiye cyangwa nawe birarangiye, sigarana urwibutso rwiza mu mutima wanjye. Hapana gusigarana urwibutso rwo kuvuga ngo ngo nagende ngo nubwo agiye ngo yarankoze, yanyangishije abantu. Nguriya mu kazi ngo nubwo avuye muri aka kazi agiye yimukira hano, nagende yarakinkoze, asiza nsebeje ku bantu bose. Ibaze nawe urwo rwibutso ufite imbere y'abantu. Ucyumva iki kiganiro, nimba ari n'abantu bafitanye ikibazo, nimba ari abantu mutabanye neza, basaba imbabazi kabone niyo bataziguha, ariko ku mutima wawe uba ukiranutse uvuge ngo ndamahoro, ndamahoro, nta muntu ufitanye nawe urubanza. Murakoze rero, ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Mutwandikire muri comment ese munyangire koko zibaho? Ese koko umuntu ashobora gusebya umuntu akamuharabika kandi amakuru anavuga ari ibinyoma bitewe n'inyungu ze, bitewe n'icyo yari yiteze mu muntu atabashije kumubonamo? Nimba ari byo mutubwire, ndetse mujye munatubwira n'ibindi mushaka ko tuganiraho, dukore research. Ikindi, nimba ufite abantu bakugiriye neza, nimba ufite inkuru y'abantu bakoze ibintu byiza, twebwe turababwira ngo nimuze kuri Mubwire TV, muduhe story, mutubwire urugendo, muduhe ubuhamya bw'umuntu wakoze ibintu byiza, ndetse binakunda tugende tumugero, tumushimire, tumubwire ngo ni ingenzi. Mukore share, mukore like, mukore comment, ndetse ibiganiro byacu bigere kure. Mukomeze munakore subscribe, tugere kure natwe dutere imbere, turusheho kuzamuka. Mubwire TV irusheho kumenyekana. Murakoze, ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe.